noneho harayera kungutse meya w'akarere ka Nyanza Ernest acyumva inkuru za Barithazal uburyo yasasanuye abana 400 ngo yahise yumva ashaka kugera ikirenge mu cya Barithazal ngo nawe ngagira akantu yikorera. Ngo uwo mushinga muremure wa Barithazal yari yateguriye mu gihugu cya kure muri Guinea ngo nawe yashatse kuwuzana mu Rwanda ngo agire utwana yisusurira ngo dore ko mu Rwanda haba inyambo ngo nawe agira akarenge muke. Ariko kubera yuko abagore bamwe yagendaga bafungishiriza abagabo ndetse agakubita wuncece umugore wakajugunya hirya iriya ntiyite no ku muryango, nibyo byaje kumuviramo ibindi kugeza ubu ngubu akaba yatawe muri yo kubera yuko ibintu yakoraga ntibyari bisengewe na gato na mba. Uyu meya w'akarere ka Nyanza ukomeje guca ibintu hirya no hino dore yuko abantu batari kubivugaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Umaze kubyimba Bamwe birari ryinshi bagize batuye umugabo uyu mwana yaguyeho rwose ngo nawe ubwawe wamugwaho dore yuko abagabo ngo batajya banyurwa. Mbega bakomeje guteza ubwega kuri Twitter bavuga ngo uyu mugabo bamwihorere rwose kuko uyu mwana ngo nawe ubwawe umusanze mu nzira cyangwa umusanze mu birahana akorera akaba yagucika irarora. Reba nawe iyo ndi ku meza, dore potaje, dore agafiriti, dore ibishyimbo, dore amakaroni n'inkoko nziza, dore mitsingi, dore na fanta y'umugore. Uyu meya w'akarere ka Nyanza ikintu yagiye akora benshi na benshi bagiye bagitindaho bavuga yuko amakosa yakoze akomeye ari uko yagendaga afungisha. Uyu meya w'akarere ka Nyanza ikintu abantu benshi bagiye bamuziza nuko yagendaga afata abagabo babo bagore yagendaga atandukanye nabo akabahimbira ibyaha cyangwa akabakoraho amadosiye agiye atandukanye bakaza kubafunga kugira ngo abone uko yegukana abagore babo. Ibintu bikomeje kuba ibindi ndetse bikomeje kumubyarira akarambaraye cyangwa kumuzanira ibibazo kubera yuko